Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza kukwicuza ku mutungo wavuye mu rusimbi cyangwa se n'undi wose wavuye mu nzira za haramu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Imitungo no kwicuza ku cyaha cyo kwinjiza umutungo wa haramu harimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni umutungo ufite ba nyirawo kandi wabohojwe abazwi hazwi naho wavanywe. Uyu mutungo kwicuza kwawo harimo no kusubizayo no kusubiza nyirawo no kongera kumuha ukuri kwe niyo yaba adahari afite abazungura. Wowe ngubu ugomba guhabwa abazungura be ukava mu maboko yawe. Abo bazungura iyo badahari abamenyi bagaragaza ko uyu mutungo utangamo sadaka wose ukava mu maboko yawe. Iyo ufite nyirawo wambuwe uzwi kandi ushobora gusubizwa, icyo gihe iyo udasubijwe nyirukwamburwa ushyirwa mu nyungu rusange z'abantu bose muri rusange by'umwihariko abayisilamu. Naho umutungo utazwi nyirawo nk'umutungo wakiniwe mu rusimbi cyangwa se umutungo wa riba cyangwa umutungo urugero w'umuntu wacuruje inzoga cyangwa ingurube cyangwa n'ibindi mu bintu bya haramu bitemere gushakirwamo imitungo akavanamo umutungo, uyu nguyu ntago usubizwa. Ntago ureba uwo wariye mu rusimbi ngo umubwire ngo akira umutungo wawe narakuriye ko mwese mwari muhuriye mu cyaha, ahubwo iyo wicujije uyu nguyu uri muri ya mitungo Nyagasani akwemerera gusigarana, ariko ugasabwa kuwutangamo sadaka nyinshi no kuyegereza Imana cyane no gukomeza kuweza cyane nk'uko Nyagasani abivuga ku bijyanye na aya za riba. Aravuga ngo faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa. Ati wa wundi uzazirwa n'urwibutso rw'Imana hanyuma agatinya Imana agahitamo kuva mu cyaha akanicuza, wowe nguwo ibyatambutse arabyemererwa aranabizerurirwa. Bityo ntagasabwa kongera kuwusubiza no kujya kuwutanga no kuwujugunya, ariko asabwa kwiyegereza Imana cyane muri uwo mutungo no gutabara imbabare no gufasha cyane muri uwo mutungo, hanyuma Nyagasani akawumuzirurira. Wallahu ta'ala a'lam.